Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madam, Your Excellency, the representative of the diplomatic corps, babyeyi muhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka na avega, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Nitwa Gatesi Edeni, ninjye ugiye gufasha mu kuyobora gahunda zigiye kubera. Muhawe ikaze hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, aho tugiye gutangirira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi yiciyemo abarenga miliyoni. Hano ku rwibutso haruhukiye imibiri irenga 250 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Thank you for joining us as we commemorate and pay respect to more than 1 million lives lost during the genocide against the Tutsi in 1994. Welcome to this memorial site, which is a final resting place to more than 250,000 victims. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turatangira dushyira indabo kumva twunamire abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakurikiyeho kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Military band igiye kutobora muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madam, twabasaba kwegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Your Excellency, Ambassador Charity Manyeluke, representative of the diplomatic corps, may we invite you to step forward and pay your respect. Thank you. Turakurikizaho Perezida wa Ibuka, Bwana Gakwenzire Philbert, na Presidente w'umuryango wa Vega, Madame Manzi Mukarugema Alphonsine. Twabasaba mukegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Let us now observe a moment of silence.
Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, umwanya ukurikiyeho no kwenyegeza urumuri rw'icyizere. We will now proceed to the lighting of the flame of remembrance. turibuka ababyeyi n'imiryango yazimye. Amateka yacu turayazi, turayazirikana kandi tuzayarinda. Twibuke twiyubaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, ikaze ku rumuri rw'icyizere. Urumuri mugiye kwengeza uyu munsi ni ikimenyetso cy'icyizere, kwiyubaka n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu myaka 32 ishize. Twabasaba mukegera imbere mukengeza urumuri rw'icyizere. Uru ni urumuri, urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Murakoze. Gahunda zo kwibuka ku nshuro 32 zirakomeje. Mumfashe twakire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. Murakoze. Nyakubahwa First Lady, banyacyubahiro mwese, Banyarwanda
murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Uyu munsi tariki ya 7 Mata, imyaka 32 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Turibuka Abatutsi barenga miliyoni bishwe. Turunamira abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, tubasubiza agaciro n'icyubahiro bambuwe. Turibuka twiyubaka kandi tuvuga tuti ntibizongera. Munyemerere duhaguruke dufate umwanya wo kwibuka abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Kwibuka ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma. Tukibuka amateka ashaririye y'igihugu cyacu, twamagana abayogoreka, ahubwo tuyavuga uko ari, twimakaza ubumwe, twiyubaka, ndetse twubaka igihugu cyacu duharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere twakire Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Bwana Dr. Bizimana Jean Damascene, atugezeho ikiganiro duteguriye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mungeneye w'ikiganiro, ndagihuza n'ibyemezo umuryango mpuzamahanga wafashe byo kuvana amasomo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo icyo kuwa 23 Ukuboza 2003 n'icyo kuwa 26 Mutarama 2018, byemeje ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, bigakorwa ku rwego rw'isi. Kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye igahagarikwa na FPR Inkotanyi, bikwiye kwibutsa ibihugu kubahiriza inshingano zo gukumira Jenoside ziteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'umuryango w'abibumbye tariki 9 Ukuboza 1948. Mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 Jenoside yarateguwe, irakorwa, amahanga arisuzuma, ariko ibyemezo byafashwe n'ubu ntibyubahirizwa. Umuryango w'abibumbye washyizeho komisiyo yayobowe na Ingvar Carlsson, itangaza raporo tariki 15 Ukuboza 1999, yerekana amakosa yakozwe n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda muri aya magambo: inzego z'umuryango w'abibumbye zagize uruhare rwo kudakumira Jenoside mu Rwanda. Jenoside iba bayireba, ibihugu byireba. Ibihugu biwugize kandi byatsimbaraye ku kubura ubushake bwa politike no kwanga nkana gukora ibyagombaga gukorwa mu kwikumira no kwihagarika. Afurika yunze ubumwe nayo yashyizeho komisiyo yayobowe na Ketumire Masire, itangaza raporo yayo tariki 7 Nyakanga 2000, nayo yemera amakosa ibyandika gutya: Jenoside yabaye mu Rwanda yashoboraga gukumirwa iyo abayobozi b'umuryango mpuzamahanga bari bafite mu nshingano bakoresha uburyo bari bafite, ariko babuze ubushake. Amahanga yatereranye u Rwanda. Hari n'ibihugu byasabye imbabazi.
tariki 25 Werurwe 1998 Perezida Bill Clinton wa Amerika yasuye u Rwanda yemera amakosa muri aya magambo: mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakorwaga mu 1994, byinshi mu bihugu byatereye agati mu ryinyo kugeza aho nyuma yayo aribwo hagaragaye abantu n'imiryango itandukanye bigaya ko ntacyo bakoze ngo bayikumire. Tariki ya 7 Mata mwaka wa 2000, Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yasabye imbabazi abanyarwanda ku makosa y'igihugu cye. Mu Bufaransa, Komisiyo du Clair yashyizweho na Perezida Macron tariki 5 Mata 2019 yatanze raporo tariki 26 Werurwe 2021 igaragaza amakosa bwakoze ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Guhera mu mwaka wa 1990, ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside byaramenyekanye birirengagizwa. Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bwigisha ko umututsi ari umwanzi w'igihugu. Inkotanyi zitwa inyangarwanda, zigerekwaho ikinyoma cyo gushaka gutsemba abahutu kugira ngo bakangurirwe kwica byitwa kwitabara. Itangazamakuru rya leta nirifatanyije nayo rirabyigisha. Imvaho nimero 868 yo mu Kwakira 1990 yabyanditse gutya: Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolution yo muri 59. Intambara abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira, kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Tugomba kumuhashya tukamusubizaho yaturutse. Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yakoze raporo zigaragaza umugambi n'ibikorwa by'u Rwanda byo gutsemba abatutsi. Muri raporo yo kuwa 15 Ukwakira 1990 babyanditse batya: abaturage b'abahutu bateguwe na MRND bongereye ibitero byo kwica abatutsi bahereye Kibirira, kandi hari ibimenyetso ko ubwicanyi buzakwira n'ahandi mu gihugu. Ikintu kimwe abatutsi bakeka ko cyabarinda jenoside nuko FPR yatsinda intambara, kandi ibyo ntibishoboka. Mu 1991, General Vare wayoboraga ubutwererane bwa gisirikare mu Bufaransa yasuye u Rwanda, abonana n'umukuru wa gendarmerie y'u Rwanda Colonel Rwagafirita, amutangariza gahunda ya jenoside muri aya magambo: abatutsi ni banyamuke, tuzabatsemba. Abajandarume bazafatanya n'abasirikare barangize ikibazo cy'abatutsi, abagore, abana n'abasaza hose mu gihugu, kandi ntibizaba birebire, ni bake cyane. General Vare yabikoreye raporo ndetse ubu yanabisohoye mu gitabo. Georges Martre wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda kuva mu 1989 kugeza 1993 yasobanuriye abadepite b'Abafaransa itegurwa rya jenoside avuga atya ati: mu 1990 byarabonekaga ko hazaba jenoside. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyatangaga urwitwazo rw'iyicwa ry'abatutsi. Gutinya jenoside byatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Serubuga yashyigikiye jenoside, aherekeza umujyanama wa Perezida Habyarimana Lewo Mugesera iwabo mu Ngororero, bakangurira gutsemba abatutsi tariki 22 Ugushyingo 1992. Mugesera atangaza gahunda ya jenoside muri aya magambo ati: hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi, ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tugakora. Gukora, kuba Perezida wa Repubulika byasobanuraga kwica,
ni naryo perezida Sindikubwabo yakoresheje tariki 19 Mata 1994 ashishikariza jenoside iwabo i Butare. Umugambi wa jenoside waturukaga kuri perezida Habyarimana ubwe kandi byatangiranye n'ubutegetsi bwe. Porogaramu politike ya mbere yayitangaje tariki ya mbere Kanama 1973 avuga ko imitegekere y'igihugu izashingira ku bwoko n'uturere. Bivuze ko atarashyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku matariki 16 Mata kugeza iya gatandatu Gicurasi 1976 yasuye prefegitura zose. Perezidansi ya Repubulika isohoramo igitabo. Ku ngingo y'ubumwe bw'Abanyarwanda, Habyarimana yaravuze ngo kuri icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi, abo batutsi bashotora abahutu, ntibazi ko imvururu zigarutse aribo byakoraho. Nanone abahutu nibo benshi, ubutegetsi ni ubwabo. Tariki 28 Mata 1991 Habyarimana ayoboye kongere y'ishyaka rya MRND yongera gushimangira ko atitaye ku bumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo yimakaje ubw'ubwoko bwe agira ati: ubumwe ntibwashoboka niba ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Ubwo bumwe niyo ntwaro nyakuri yo guhashya umwanzi. Nk'uko dushima ko nta mututsi wishingikiriza ku karere, ni ngombwa ko imbaga nyamwinshi yumva ko igomba kunga ubumwe kugira ngo hato ejo itazasubizwa mu icuraburindi ry'ubucakara. Habyarimana yashyigikiye ishyaka ry'abahezanguni CDR rishingirwa mu biro bye mu Rugwiro tariki 22 Gashyantare 1992 basohora itangazo rirwanya ubumwe bw'Abanyarwanda muri aya magambo: ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi ntibushoboka. Abatutsi bafite ibibazo byabo, abahutu nabo bagomba gushinga amashyaka yabo yita ku bibazo by'abahutu. Niyo mpamvu abateraniye muri iyi nteko rusange bemeje ishingwa ry'ishyaka CDR. Habyarimana n'ishyaka rye ntibemeraga imishyikirano y'amahoro na FPR. Nubwo yoherezaga intumwa za guverinoma Arusha, yarwanyaga ibyemezo byafatirwagayo, akamagana minisitiri w'ububanyi n'amahanga Boniface Ngurinzira waziyoboraga. Tariki 5 Ugushyingo 1992 MRND yasohoye itangazo ryamagana imishyikirano. Habyarimana abisubiramo tariki 15 Ugushyingo 1992 muri mitingi mu Ruhengeri, atuka minisitiri Ngurinzira agira ati: ntagende afindafinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo bwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro? Igihe nikigera nzatuma kuntera hamwe maze tumanuke. Nibwo Habyarimana yiyise ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Abagome byavugaga abatutsi, abagambanyi bakaba abahutu nka Ngurinzira baharaniraga amahoro. Itangazamakuru rya leta ryarakoreshejwe mu kwangisha abaturage FPR no kurwanya imishyikirano y'amahoro. Imvaho nimero 866 yabyanditse itya: nta wagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nk'uko kuva zahangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Habyarimana yashyigikiye ishingwa rya radio RTRM, igafatanya ibikoresho na Radio Rwanda. RTRM yahawe inzobere zo kuyifasha muri tekinike n'abanyamakuru ba leta b'abahanga bayikoreye mu bukangurambaga bw'urwango. Amashanyarazi ya RTRM yahujwe n'aya Perezidansi ya Repubulika bikayirinda kuyabura. Habyarimana ni nawe watanzemo imigabane myinshi. Habyarimana kandi yatangije itozwa ry'interahamwe igabiro, bikorerwa raporo tariki 29 Nzeri 1991 n'umuyobozi w'ingabo mu Mutara Colonel Nsabimana,
agaragaza ko hatanzwe imbunda 1760 muri komine enye za Byumba, Muhura, Ngarama, Muvumba na Bwisige, kandi ko bizakomeza. Tariki 5 Ugushyingo 1993, Minuari yatangaje inyandiko ivuga ko Habyarimana yayoboye inama kuri hoteli Rebero Horizon, yemeje gukwirakwiza grenade, imipanga n'izindi ntwaro mu nterahamwe n'impuzamugambi. Tariki 6 Ukuboza 1990, Habyarimana yasuye abasirikari Gabiro, abizeza kuzahorera abaguye ku rugamba. Ibinyamakuru nka Kangura nimero ya 6, nimero ya 26, nimero 41, nimero 42, nimero 51 na 54, Nyiramacibiri nimero 13, Zirikana nimero 4 na nimero ya 6 byabishingiyeho bikangurira gutsemba abatutsi. Zirikana nimero ya 6 yabyanditse itya: nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma. Twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Zirikana yari ikinyamakuru cya Koloneli Rwagafirita wabaye umuyobozi mukuru wa jandarumori y'igihugu. Tariki ya Ukuboza 1991, Habyarimana yashyizeho komisiyo y'abasirikare bakuru 10, ayishinga Koloneli Bagosora, ayisaba kumwereka uko bazatsinda umwanzi. Raporo y'iyo komisiyo yashyikirijwe Habyarimana ivuga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi. Hakurikiraho inyandiko y'umugaba mukuru w'ingabo Koloneli Nsabimana tariki 21 Nzeri 1992, ayoherereza ibigo bya gisirikare asaba kuyigisha, biba uburyo bwo gukora icengezamatwara ry'urwango mu ngabo z'igihugu. Tariki 27 Nyakanga 1992, Koloneli Anatole Nsengiyumva wayoboraga iperereza rya gisirikare yandikiye Habyarimana ko abasirikare biteguye gutsemba abatutsi n'undi wese uzagira uruhare muri ibyo bibazo. Murumva ko imyumvire yari mu ngabo z'igihugu yari yo gutsemba abatutsi. Leta yakoresheje urwitwazo rw'iyicwa rya Perezida Ndadaye i Burundi, hashingwa igice cy'abahezanguni mu mashyaka ya politike cyiswe Hutu Power tariki 23 Ukwakira 1993. Ibinyamakuru bya leta n'ibiyishamikiyeho byamamaje urwo rwango. Nk'ikinyamakuru Ijambo nimero 62 cyabyanditse kivuga ngo urundanye abatutsi ubaroheho bombe, ubatwike nk'uko barimo kugirira abahutu. Niba abahutu b'i Burundi batsembwe, nimufate umubare w'abahutu bishwe mu kube kabiri mu batutsi mu Rwanda. Umunsi abahutu batemaguriye abatutsi mu Kanyaru, niho umututsi azamenya ko umuhutu ari umuntu. Mu gihe jenoside yari igeze habi, tariki 5 Gicurasi 1994, Lieutenant Colonel Baudouin Jacques Albert wari umujyanama mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, yasobanuriye ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwakoraga nkete ku yicwa ry'abasirikare babwo ko jenoside wari umugambi w'ingabo z'u Rwanda. Abisobanura atya ati: ukwezi kumwe cyangwa abiri imbere y'ihanuka ry'indege, natumiwe kwa General Nsabimana, njyana na ambasaderi w'Ububiligi, tuhasanga Perezida Habyarimana na Ministre w'ingabo Augustin Bizimana n'abandi basirikare bakuru. Ministre Augustin Bizimana yambwiye ko yiteguye kugaba abasirikare bakarangiza akazi. Nyuma yabwo hasigaye iminsi 10 ngo ihanuka ry'indege ribe, hari kuwa 5 wa nyuma w'ukwezi kwa Werurwe 1994, mugenzi wanjye Colonel Vincent yatumiwe mu rugo General Nsabimana na Colonel Kabirigi. Aba basirikare bakuru bongeye gushimangira ko amasezerano y'amahoro atazashyirwa mu bikorwa, ko nibakomeza kuyahatirwa bizaborohera gutsemba FPR, kandi ko bitagombaga gutwara igihe kirenze iminsi 15. Ati babivugaga babyemera batyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibimenyetso byirengagijwe kugeza jenoside yakorewe abatutsi iba ni byinshi cyane. N'ubu amahanga arirengagiza impunzi z'abanyekongo
zimaze imyaka 33 mu buhungiro, zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa. Nk'icyemezo 1804 cyafashwe mu mwaka wa 2008 kibivuga gutya ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutegetse ko bashyira hasi intwaro aka kanya nta mananiza ayo ariyo yose bakajyanwa aho bakomoka. Turasaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bigahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa n'abenegihugu cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'ubwayo cyangwa mu nyungu zayo. Ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zayo, MONUSCO ibirebera nk'uko minwari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'1990 n'1994. Muri Kanama 1998, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Abdoulaye Rodian Ndombasi yahamagariye kwica abatutsi abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Tariki 19 Nyakanga 2023, Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ya leta ngo umututsi n'umwicanyi muri kamere ye. Tariki 31 Gicurasi 2024, umukuru w'umutwe wa Maimai Nande witwa Benoit Mukumbatia yatangaje video ivuga ngo umututsi nyawe ni umututsi wishwe, umututsi nyawe n'ujyanywe mwirimbi. Tariki 9 Nyakanga 2024, Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Tariki 24 Ugushyingo 2024, Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba Igoma yasabye kwica abatutsi bahereye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Tariki 28 Ukuboza 2025, umuvugizi w'ingabo za Kongo General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsikazi. N'impuguke z'umuryango w'abibumbye zoherezwa muri Kongo zirabogama. Muri Gashyantare 1999, Roberto Gareton wabaye intumwa idasanzwe ya Komisiyo ya ONU y'uburenganzira bwa muntu muri Kongo yatanze ikiganiro gihamagarira urwango ku batutsi avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rukorerwa Kongo ruturutse ku gatsiko k'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza, uwavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Urubyiruko urubashimira amahirwe mwaruhaye yo kuba mu gihugu kitavangura. Abakoze jenoside benshi bararangiza ibihano.
babashimira ingamba zo kubagorora bagasubizwa ubuntu biyambuye bagataha mu ngo zabo. Abava mu mitwe yitwaje intwaro bashima ubuyobozi bw'u Rwanda bubakira bakisanga nk'umwana ujya iwabo. Hari benshi baba mu mahanga bitandukanya n'ikinyoma gikwizwa n'abakoze jenoside cyangwa ababaye imbata y'ingengabitekerezo yayo, bagataha mu rwababyaye rukabakira, bakaba babashimira imiyoborere myiza y'u Rwanda ibasubiza ishema ry'igihugu cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turibuka tubizeza ko nta kizongera gusenya u Rwanda turebera. Harabaye ntihakabe, habaye muyaga na muhoro, ubu hariho mahoro na munyarwanda, nibo bazahoraho. Ndabashimiye. Arakoze Minisita kubw'ikiganiro tugejejeho. Twigiyemo byinshi bidufashije kumenya neza amateka y'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere twakire umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, Bwana Ngironsenga Tonest, adusangiza ubuhamya bwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ndabashimira aka kanya mu mpaye kugira ngo nsangize abantu bari hano urugendo rw'agahinda n'imibabaro nanyuzemo kugira ngo mbashe kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Munyemerere banze nivuge. Nitwa Theoneste Ngironsanga, nkaba mvuka mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, komine Gafunzo, secteur ya Shangi, akagari kari Gasharo. Uno munsi ni umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, intara y'Iburengerazuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere ya jenoside gatoya imiryango y'Abatutsi n'uwacu urimo ku musozi w'iwacu ni imiryango yarutunzwe n'ubwoba kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ibihe twarimo ubona ko bikomereye abantu. 6 sogokuru muvuga bigwi baramwishe bamujugunya mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Mbere ya jenoside gatoya babyara ba papa bari batuye Mururu, uwitwa Bucyana perezida wa Sederi yapfuye, barabasenyeye ibyabo barabitwara, barabamenesha bahungira muri centre de pastoral Inshuti muri katedrali ya Cyangugu. Natwe aho twigaga ku mashuri twaratotezwaga, abana twigana bakadutoteza n'abarimu bakadutoteza bagira bati bene wanyu bateye igihugu ariko muzabyishyura. Twabaye mu bwoba, umuntu akabona ko byanze bikunze hari ikintu bihatse kandi gikomeye. Intandaro rero cyangwa imbarutso iburupfu rwa Habyarimana ku itariki 7 z'ukwa 4 1994, mu gitondo tubyutse twategaga amatwi radio twumva nyine ko Habyarimana yapfuye. Papa yari mwarimu, yari umuntu ujijutse, yahamagaye abavandimwe be arababwira ati ikiza gukurikira kuri ibi ngibi nta kindi ni urupfu, mureke duhunge. Niko byagenze, kandi arababwira ati duhunge dutatanye. Ndabyibuka jewe niwe twajyanye, najyanye na papa na mukuru wanjye na murumuna wanjye wo kwa data wacu, yerekeza mu gice yigishagamo ahitwa Mukoma, muri segiteri ya Mukoma. Twaragiye, tugezeyo ku itariki 9 duhungira ku rusengero rwa ADPR, niho twasanze Abatutsi bo mwako gace bose bahungiye. tuhageze
ba nyiri urusengero mu gitondo ku munsi wakurikiyeho baraje baradusohora, baravuga ngo ntibashaka ko amaraso y'abatutsi ameneka muri urwo rusengero, nidusohoke dushaka iyo tujya ku misozi. Twasohokanye na papa, atureba mu maso, ubu nibwo njya mbibona kuko nanjye narabyaye. Arangije adusezeraho, mumbabarire, adusezeraho, ahagarara hanze aratubwira ngo nitujye kwa masenge wari ushatse aho ngaho imukoma. Naraminutse, mpindukiye murebye, azamura akaboko adusezeraho. Ntabwo twongeye kumubona ukundi, twakomeje urugendo tujya kwa masenge. Tugeze kwa masenge dusanga babasenyeye inzu nini bayisakambuye, bari mu kazu k'igikoni. Twaharaye ijoro rimwe na masenge na babyara bacu. Ku munsi ukurikiye interahamwe ziza kuhadukura, zitujyana ahantu bari bakusanyirije abagore n'abana. Abagabo ubwo bari barakwimishwaro, birumvikana. Ku itariki 12 mu gitondo habyutse Kadode, abantu bavuga amatangazo y'ubuyobozi, bakangurira abatutsi bose bihishe kuva mu bwihisho bakajya mu nama yabereye kuri segiteri we kugarura umutekano wa hehe. Abatutsi bagiye ku iyo segiteri b'abagabo bose nta n'umwe wahavuye. Uwitwa Bahati Enoki barahamwiciye, baramubaga, barya umutima we barawotsa, ngo ubwenge afite budapfa ubusa. Abantu barabafungiranye babashyira muri segiteri, bamenamo esanse, bashyiramo za grenade, barabica, barabarangiza, nta muntu n'umwe waharokotse. Aho twari turi mu giturage ubwoba bwakomeje kwiyongera. Cyakoze turimuka tuvaho tujya ku rusengero rw'abadive rwaraho mu Gahinga, turahirirwa. Bigeze nka saa 5 interahamwe ziraza n'ubundi zibwira abagore bari bahari, abagore bumva nibo bari basigaye, ngo nibaza nabo bana bareke kwicwa n'inzara, bajye kubaha ibiryo bari babazaniye. Ariko nta biryo bari bazanye. Mu by'ukuri yari strategy yo kugira ngo abantu begerane, batoremwe abana b'abahungu babice abamari. Niko byagenze. Baradusohoye, ngewe nkumva ko bazanye ibiryo. Nanjye nari umwana nifite imyaka 14, numvaga bazanye ibiryo koko. Ndavuga reka njye kurya ku ibyo biryo. Njya kuri wa mustari, bavanamwe abakobwa babasubiza ba nyina, twebwe abahungu batujyana ku cyobo, badushyira ku murongo. Twari abana benshi bagera nko mu 120 ndabyibuka, baturuka iruhande batema. Interahamwe yitwa Gasota yari yashyize igiti ku mwobo, umwana yaramukururaga akamurambikaho ijosi akaritema rikagwa mu mwobo. Nari ndi kuri uwo mustari nganiriza urupfu ngewe, ndaruganiriza, ndarubaza ngo warupfuwe uku niko ngiye gupfa? Ruransuzugura ntirwansubiza. Icyo nakoze narihanganye, ariko Gasota yubuye amaso, yihanagura amaraso mu maso, areba muri wa mustara arambona, aravuga ngo iki cyana si cyo kwa mwarimu kagiruka, ngo urakora iki hano? Batubwiye ko iso yahungiye ino, ngo va mu uwo mustari wo rabanza twereke aho so ari. Abamvanye muri wa mustari, arakomeza aratema. Indi nterahamwe yari aho yaramwegereye, sinamenye iki mubajije, imfata akaboko irantwara, imvana muri uwo mustari, anyura inyuma y'urusengero, anjyana iwe yaratuye hafi aho ngaho. Arambwira ati nturi umwana wo kwa mwarimu kagiruka, hano uzahasiga ubuzima. Shaka ukuntu uva muri iki gice usubira iwanyu Ishangi, imukoma byakomeye, ntabwo wabona uko harokokera. Niko byagenze. Narihisha uwo munsi mw'ibyo bishyimbo, hari igihe cy'imvura nk'iyi ngiyi nyinshi cyane, nihisha mu bishyimbo. Ku mugoroba nsubira kuri rwa rusengero kureba abavandimwe banjye twagendanaga babiri, nsanga baraharimo ntacyo babatwaye. Ndabafata tuva imukoma dusubira iwacu Ishangi aho twavukaga. Nimbabwira kugenda mwumve ko nabyo byari nk'urupfu, kubera ko bakoraga amarondo ku manywa bagakora amarondo nijoro. Mu by'ukuri
kuva ahantu ugira ahantu ujya byari bigoye cyane, wari umusaraba. Ariko urwo rugendo nararugenze kuva iwacu, kuva Mukoma njye iwacu Ishangi, abahazi ni urugendo rw'iminota nka 30, ariko nahagenze amajoro 2 n'umunsi umwe. Amajoro 2 n'umunsi umwe bwankereyeho ngeze mu irimbi ry'ahantu biti Gafuba, turahirirwa turahihisha, bugorobye turongera turasindagira. Byasabaga kugenda wakumva abantu bavugiye aha ukaryama ugategereza ko batambuka cyangwa baceceka. Tugeze iwacu Ishangi mu rukerera, nigira inama yo kujya kureba papa wo muri batisimu, niho nari mpingukiye. Ngezeyo ndakomanga mu rukerera, umugore bari unkingurira, amaze kunkingurira ankubise amaso ararira cyane, amarira menshi y'umuntu w'umubyeyi. Arambwira ngo bari bababwiye ko twapfuye, atariko ntabwo byakunda hano, ntabwo nahagwisha kuko naso muri batisimu nagera ahangaha arakwice. Icyo nakoze yanshyize n'ubundi ahantu arampisha mu bishyimbo hafi y'inzira ebyiri yamanukaga n'iyatambikaga munsi, ndahaguma. Ariko nza gusanga naho ndi buhasiga ubuzima nabo bavandimwe. Dufata icyemezo cyo kuhava, twinjira mu ishyamba ry'umuzungu ahantu Abadage bageze bwa mbere mu Rwanda, hari iwacu Ishangi. Tuva muri ibyo bishyimbo tujya mu iryo shyamba, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Twarirutse, twarashinguye turiruka, bwari bwakeye harabonaga. Dusanga umwana utuzi wo muri karitsiye ari kuvoma ku Kivu, avuza induru aravuga ati mutabare, mbonye abatutsi bo kwa mwarimu Kageruka, mutabare mutabare. Interahamwe ubwo zahise ziduhomboka inyuma, twinjira muri rya shyamba nazo zituri ku mugongo. Dusanga ahantu bari barakase ibyatsi bya pasiparumu, ikirundo kinini cyane, tubyinjiramo duseseramo hasi. Baraje badushatse mu iryo shyamba amasaha atari munsi ya 2, bazeyutse batubuze baragenda. Ariko ntibagiye gusa, basize cya kirundo cy'ibyatsi turimo bagitwitse. Baragitwitse, umwotsi udufunga umwuka. Ariko Nyagasani, urumva imvura nk'iyi utwitse ibyatsi byo hejuru, hasi habarimo amazi, ntabwo umuriro watugezeho. Twagumye mu ibyo byatsi, tuza kubivamo ku mugoroba. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mubyeyi mama wo muri batisimu yaravuze ngo abantu bari guhungira Ishangi ku kiliziya, niho bazarokokera. Ubwo twashyize nzira tugishangi n'abavandimwe, turagenda. Iryo joro ntitwongeye no kugenda twihishahisha cyane, twaciye mu muhanda nyabagendwa, turagenda. Tugiye kugera kwa Padiri Ishangi, tugwa kuri bariyeri y'interahamwe yitwaga Bonaventure, nawe yari mwarimu. Dusanga bacanye ikibeya, bari kurya inyama muri urwo rukerera, banywa za byeri, bafite amaliste, basoma bapfuye, abatarapfa, ibintu byose babaga babifite. Jenoside yari yarateguwe, ababihakana barabihakana, ariko yari yarateguwe. Bahita babwira Bona bati dufasha abana ba mwarimu mugenzi wawe Kageruka Emmanuel. Ati ni mubabice, nimbyuka ndabica. N'ubundi ndongera nganira n'urupfu. Ndarubaza ngo igihe nirukankiye nkaba naringeze aho abandi bari, ubu naha ngiye gupfira. Abatutsi bari barahunganye inka kwa Padiri, interahamwe zikaza kuzibaka zikazijyana. Muri icyo gitondo hari abari bavuye kwambura abantu inka aho ngaho kwa Padiri, bazimanura bazikubita bazirukanza. Ba bantu bari baducunze ngo Bona abyuka twice, bibagirwa hari ko baducunze cyangwa n'Imana yabahumye amaso kugira ngo tuvaho. Birukanka kuri za nka ngo babatwaye inka barazimaze, barirukanka baratwibagirwa. Batwibagiwe natwe turiruka tujya ku kiliziya. Birumvikana twazamukaga mu mirima nta guca mu nzira. Tuhageze abajandarume baradufata. Abajandarume babaga bahari, ntabwo babaga barinze abantu, ahubwo babaga bari kudufata ku jisho. Baradufata hagati aho babandi nabo birukanse ku nka, bagarutse batwirukanseho. N'ubundi baraza basanga abajandarume baturyamishije aho hasi. Umujandarume umwe akavuga ngo nibaturekure baduhe izo nterahamwe zigiye kutwica. Undi warimo witwa Faustin akavuga toya, aba bana niba babacitse bakaba batugeze mu maboko, nibinjire bazapfira rimwe n'abandi. Twinjira mu kiliziya gutyo. Tugeze mu kiliziya Ishangi dusanga harimo abantu benshi. Abantu bahazi Ishangi ni ikigo kinini, hari kiliziya ishaje, hari inshyashya, hari amashuri, amasogonderi, primeri, ibibuga, hari huzuye abatutsi. Kuko urwibutso rw'iwacu no munsi rushyinguyemo imibiri y'abantu 17,300 n'imisago, kandi bose baguye aho ngaho. Turinjira, abantu bari buzuye mu kiliziya, ababyeyi, abana, abagabo b'inkomere, ntacyo kurya, ntacyo kwifubika, ari imiborogo. Mu by'ukuri kuhagera byari agahinda. Cyakoze ngezemo nsanga mama arahari,
bashiki banjye bo barahageze. Tuhageze tubabwira inkuru ko data yapfuye, ko bari baramwiciye aho ngaho Mukoma. Arababara ariko nta kindi yari gukora. Tuguma aho ngaho mu buzima bushaririye bubi butagira kirengera. Abapadiri twahungiyeho, Musenyeri yaraje arabatwara badusiga muri iyo kiliziya twenyine, nta mupadiri uhari. Adusigira umupadiri umwe w'imbuza kurahira witwa Amategeko Matusi, arafunze ubu ngubu bamukatiye burundu. Yari umwambari w'interahamwe. Icyo yakoraga ni ukuzana abantu, interahamwe akazizana gutoranya abagore bajya gufata ku ngufu, abantu bashaka kwicwa akabazana akabaha interahamwe zikajya kubica. Nuko twabanye n'uwo mupadiri kuri paruwasi. Tuba muri ubwo buzima, buri munsi twarwanaga n'interahamwe zaje kutwicamwa abantu, zikaza zikica nk'abantu 100 zikagenda, ejo zikagaruka, ibitero bigenda bihinduranya, ariko tukirwanaho dukoresheje amabuye, dukoresheje imyase, dukoresheje ibishoboka byose tukirwanaho. Baje kubona rero ko bitazakunda twirwanaho bitihutisha jenoside nk'uko bari barabiteguye. Sous-préfet Munyengabe Theodore yavukaga iwacu, yaraje kudukoresha inama avuga ngo impamvu interahamwe zidasiba kuza ngo nuko tuzirwanya, ngo nitutazirwanya ntizizagaruka. Adutoramwe abantu b'abahanga, adutoramwe abantu b'abacuruzi bagera kuri 50, abapakira mu modoka abatwara muri stade Cyangugu. Dusigara tumeze nk'ingabo zidafite umutware, tutazi icyo gukora, tutazi igikurikiraho. Barashuka abantu n'uwari wahunganye n'inkoni barayimwambura, dusigara tumeze nk'impeye. Uwo munsi wakurikiyeho haje igitero n'ubundi kica abantu bagera nko kuri 200. Ariko haza kuza noneho icyarurangiza, igitero cyarurangiza cy'interahamwe yo mu Bugarama yitwaga Yusufu azanye interahamwe zuzuye amabisi, yari amabisi nk'6 ku itariki 29 nka saa 10 bari bahageze. Interahamwe zambaye amakoma, zifite intwaro za gakondo, bafite imbunda, bafite amagrenade. Saa 11 bari batugezemo batwiraramo, baratwica ariko bica abantu. Uwo mugoroba ni nayo tariki twibukaho iwacu Shangi, bisha abantu imiborogo, abantu baraboroga, kuboroga birashira, abantu bapfa nk'intama z'imbago. Baca imiryango ya kiliziya binjiramo, bakoresha ubuhiri, amahiri babaga barateyemo imisumari, batema abantu, batema abana, batema abakecuru. Ikintu cyaturokoye mu mugoroba twe tutapfuye, no muvandimwe twari twarahunganye waruzi by'amashanyarazi, yaragiye yica amashanyarazi, bijya mu mwijima, baravuga ngo bataza gutemana nabo, barataha ariko n'ubundi barazindutse mu gitondo. Ngewe rero uko narokokeye mu iyo kiliziya murayizi nta cyumba kibamo. Ntabwo wasobanura ukuntu umuntu arokokera mu kiliziya. Nagiye kuri aritari nk'aha mpagaze, noneho abantu banyirundaho hejuru, abangiye hejuru bose barabishe ku buryo wasunikaga umuntu ugasanga bamuciye umutwe, ugashyira akaboko ukumva akaboko kagiye mu muntu. Amaraso y'abantu narayanyoye, amaraso y'abantu yarantwitse kuko bankura mu iyo mirambo, bankuruye uruhu rw'amaguru rusigaramo nk'uko umuntu avana mu isogisi. Mvamo ndagenda nihisha mu gikari muri garderobe y'abapadiri, nyiyubikaho. Saa 11 za mu gitondo n'ubundi interahamwe zari zihageze, ziraza, uwarokotse uwakomeretse n'ubundi barongera barica mu icyo gitondo kugeza nka saa 2. Baravuga ngo kwica nibahagarike batangire bajye gushyingura abo bantu bari bamaze kwica. Niko byagenze, babaye nk'abahagaritse gatoya, batangira gushyingura. Ari umunsi w'isoko, bahagarika n'abari kujya mu isoko baza kubafasha gushyingura. Noneho bakatubwira ngo bajyanye abantu kuri Croix Rouge. Cyo batujyanagamo yari fose ijyamo imyanda y'abanyeshuri. Cyobo kinini cyane, cyari kinini cyane. Bakajya babeshya abantu ngo ni Croix Rouge ngo iri kuhavurira abantu, ngo n'uwakomeretse gahorazi. Umuntu akagira ngo koko hari Croix Rouge. Icyo cyobo nakigezeho, ubu mu ndeba ndumurame. Icyo cyobo nanjye bakintwayeho. Interahamwe zankuye mu iyo garderobe, zinjyana mu babyeyi bari bakomeretse gakeya, bari mu ruhavu, ahantu bari babicaje mu rubavu rwa kiliziya. Nicarana nabo, hashize akanya bari gutwara iyo mirambo bangarukaho. Baraza bavuga ngo mwaba ababyeyi nimusake murebe ko nta muhungu urimo. Basatse basanga twarimo turi abahungu bagera nko muri 8. Nanjye ndi muri abo ngabo. Baratwambura, ubwo nta kindi cyakurikiragaho, wagomba guhita ujya kwiyo Croix Rouge
bakagutsindayo. Ngewe rero bampaye umwana twiganaga witwa Kamanutse, yari afite icumu ry'ingobe, baramubwira bati sha bati wari wica umuntu atoya, ati fata uyu nguyu, ati fata uyu nguyu numugezayo umuterera icumu mu mutima ukururi, ati reka, ati ndabikora. Baduhereza akana bari bacuje umubyeyi aho ngaho twari twicaye muri abo, bagakubise ku rukuta, akana k'agahungu bamuvanye mu mugongo wa nyina bamukubita ku rukuta rwa kiliziya, ubwonko burasohoka bamuterera nyina. Uwo niwe bampaye ngo njye kumushyingura, hanyuma uwo mwana tumutwaranya Ntsindeye. Twaragiye tugeze ku cyobo, turi kugenda ndamubaza Kamanutse ko twiganye uranyica nakugize? Arambwira ati ndakwica, tubu abatutsi mwaremewe gupfa. Ariko tugeze kuri Croix Rouge, ku icyo cyobo bitaga Croix Rouge, ibintu byahaberaga ntabwo ari ibintu amaso y'umuntu yaremewe kureba. Ndababwiza ukuri, umuntu umwe yabaga ari kwicwa n'abantu nibura nka 20. Warahageraga ugasanga imipanga irashabira, amahira arashabira, amacuma arashabira, abo bashyizemo bacuramye, abo bashyizemo batarapfa. Mpageze uwo mwana arebye ibintu biri kuhabera, nawe agira ubwoba, ararangara gatoya, muca inyuma ndirukanka. Amaguru yari yagize ibinya, ariko nta kundi, y'amagara atewe hejuru buri muntu asamaye. Ndasindagira, ngeze mu kibuga hagati mpura n'interahamwe ebyiri, baturage he wa mwana wambaye ubusa kugomba gupfira hariya. Baramfata bansubiza, nabwira ariko hari umurambo uri hariya muri ba bagore, ngiye kuwuzana mu nyice, nimureke ngiye kuwuzana hariya, banze kunyica ntarawuzana. Baranzunguje abagabo babiri b'ibigango, baranjugunya nuko hari mu mvura, inda iragenda ivaho uruhu. Ariko ndaryama nitekerezaho, ndeba inyuma mbona bakomeje, ndebye imbere mbona nta bantu bahari, ndasindagira, ndongera ndiruka ngera muri baba mama. Ngeze muri baba mama, batuye umuhungu aradukoraho, abana bacu babamaze, ugarutse gukora iki? Sangamo umugore wa data wacu kubw'amahirwe afata umurambo wari uraho w'umubyeyi wari ukenyeye udukanga, awuvanamo utwo dukanga, n'ubundi n'abandi bari bari kubamburira ubusa. Utwo dukanga aratunyenyeza, anyicaza mw'abo bagore, abwira abo bagore ati uyu mwana uvuye ku cyobo akaba atapfuye, nimumwihorere urupfu rwe niruzazapfa. Nicara mw'abo babyeyi, bibaye nka 8 bavuza ifirimbi iti ntihagire umuntu wongera kwica umuntu ahangaha. Ubwo tumera nk'abarokotse uwo munsi, ariko za nterahamwe ziri ku cyobo zigiye gutaha zikanyura mw'abo bagore ngo zize gushakamo abagore zijya kugira abagore n'abana bazajya babarerera abana. Interahamwe iraziranyigomba rwose, irambwira iti wowe ndagutwara uzajya kunderera umwana. Ntekereje ko n'umuhungu ukenyeye ibitenge, ntekereje ko umuhungu ari ikizira, ndavuga ntubu munsi wanjye noneho n'uyu. Uwo mubyeyi arambwira ati humura. Ariko nkaba nari nicaranye na mushiki wanjye muto wari warokotse nawe, ari aho ngaho nta n'igisebe nta n'uwamukoze. Mbwira uwo mubyeyi nti wanyingingiye uyu muntu tukamuha mushiki wanjye, ngewe nkareba ko narenga uyu munsi. Mushiki wanjye twazanye ari hano, yabyibutse ajya ambwira ati warantanze. Ariko yaragiye, abo bantu bamutwaye baragiye, arera abana babo koko, akagererwa ahetse abana, ariko baramurengera ntibamwica, ararokoka. Ubu ariho nawe yabyaye abana be. Aho hantu twarahagumye, burira ndaharokokera, dusigara turi abantu bakeya. Abantu urumva ahantu ari ibihumbi 17 n'imisago bahaguye, twari dusigaye turi abantu, abagore n'abahungu, twana tw'uduhungu duke cyane. Abantu bari bashize mu by'ukuri, twari dusigaye turi mbarwa. Tuguma aho ngaho ntacyo kunywa, abakomeretse nta miti, cyakoze ababikira baratwitangira bakajya baza bakavura ibisebe by'abantu aho ngaho, inkomere, imiti ntayo, ibyo kurya ntabyo. Hagati aho n'amazi yazaga kwa padiri, interahamwe zirayakata. Amazi niyo yaradutunze nayo bayakuraho. Twasigaye rero tunywa ikiziba, imvura nk'iyi yahita tukajyaho ibiziba byaretse tukagotomera, tukagira iminsi yo kubaho kubera ayo mazi twanyoye. Twabaye aho ngaho mu buzima bugoye, tubana n'uwo mupadiri witwa Amategeko, na n'ubu ntiyemera icyaha. Akirirwa aragiye inka ari kuvumbura abantu bihishe mu mashyamba aho ngaho, yabona utarabutse ugiye gushaka icyo kurya akagutanga bakakwica. Igihe cyarageze rero baza gufata icyemezo cyo kudukusanya, abatutsi bose barokotse muri Cyangugu baradukusanya batujyana ahantu bita Nyarushishi. Ntabwo bari bagiye kudukiza mu by'ukuri. Nyarushishi yari centre batwegeranyirijemo kugira ngo bazabone uko batwica, ndetse bavugaga ko
ngo bazaturenza ku mubyeyi, ngo nibashyingura Habyarimana nibwo bazatwica nyuma ngo batworose umubyeyi. Tujya Nyarushishi. Nyarushishi, nimvuga Nyarushishi, ni umusozi utabaho inzu, ni umusozi, ni ahantu hatari ubuzima, nta mazi, haba imbeho nyinshi. Baragenda abavuye Ishangi, abavuye kuri stade, abavuye Imibirizi, abavuye ku Kibuye, hari n'abi Butare bari bahazanye. Ngeze aha rero ikintu cyitwa zone turquoise cyari muri kiriya gice cy'iwacu cyatumye twebwe jenoside ikorwa igihe kirekire. Jenoside yararambye, interahamwe zabonye umwanya uhagije wo kwica abantu, zarishe ziriyongeza. Hanyuma umuntu warokokeye muri kiriya gice nawe ni umurami, ni inkirirahato. Ni inkirirahato, ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yasobanura ukuntu yarokokeye muri zone y'Icyangugu. Bagamba iki n'abambari be, barabicanyi bo ku rwego rwo hejuru, ubwicanyi babukoze neza bisanzuye, bica abana, bica ababyeyi, bica abakecuru, isi yose mbese barishe barimonogoza. Ubwo twageze Nyarushishi, HCR ikaza ikaduha uduhema tukazingazinga tukajyamo, ikatuzanira n'ibyo kurya Croix Rouge. Hashize itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ubu ni wo munsi wacu wa nyuma twagombaga gupfaho. Interahamwe zaturutse mu makomine yose ya prefegitura ya Cyangugu zaje kutwica, zaje kuturimbura. Zarahageze ku bw'amahirwe, umuyobozi bavuga menshi yari Lieutenant Colonel, bavuga menshi yari Lieutenant Colonel ashinzwe gendarmerie. Yaraje yirirwa aho ngaho aducunze kuva mu gitondo kugeza nka saa 9, nta wanyoye amazi, dutegereje gupfa turi kureba interahamwe zatuzengurutse. Abantu benshi baruta bari baraho ngaho. Araza sinzi ukuntu yakoresheje ubuhanga bwe bwa gisirikari, arakumira izo nterahamwe ntizatwinjiramo. Nka saa 9 zishyira saa 10 Abafaransa bari basesekaye aho ngaho. Abafaransa baraza n'amajipe n'abanyamakuru na za kamera nyinshi na za helikopteri zigwa aho ngaho tugira ngo turakize bwahe bwokajye. Abafaransa baraje bigira mu bakobwa baraho barokotse, bafata ku ngufu, bafata mu by'ukuri nta kintu Abafaransa bahinduye. Baraje n'ubundi interahamwe zishaka kutwicamwe abantu, bakaza bakanyura ku Bafaransa bakababaha bakajya kubica. Twabayeho ngaho mu buzima budafite kirengera, tutazi ibintu uko bizarangira. Hanyuma ariko Imana ntabwo ugiyemera ko abantu bayo bapfira gushira. Mu kwezi kwa 8, ahagana mu kwezi kwa 8, twagiye tubona abasigaye batarapfa, tubona inkotanyi zirasesekaye. Dutinda kubyemera, ibyishimo biraturenga. Iyo shusho nayo ntijya imvamo. Imodokari, akamodoka k'agahirigisi gahingutse karimo abasirikari bicaye bateranye imigongo. Baraza bahageze, binjira mu nkambi, baraduhumuriza, baratubwira ngo utarapfuye, utarapfa ntacyo kibaye. Turarokoka, duhobera ubuzima. Ibikomere birumvikana ni byinshi, byari byinshi, ibikomere byo ku mutima, ibikomere byo ku mubiri. Ariko inkotanyi zihageze twaravugaga ngo ahwi, utarapfuye nibura agiye kurokokera mu gihugu kizima, agiye kurokokera mu gihugu kirimo amahoro, agiye kurokokera mu gihugu kitari mu ivangura ryari ryarayogoje abantu. Nageraho rero ngashimira cyane inkotanyi zari zirangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwarakoze cyane. Na amateka yacu nituvuga ngo mwarakoze cyane, mujye mubyumva muri sanse y'amateka yacu. Mwarakoze mu izina ryanjye bwite no mu izina rya bagenzi banjye twarokokanye. Kuri iyi nshuro turabashimiye, mwarakoze cyane. Yataba inkotanyi, uno munsi nanjye mba ndi mu rwibutso banyibuka nkuko tujya kwibuka abandi. Ariko mu by'ukuri mwarakoze. Twarokokeye mu gihugu rero kiduha icyizere cyo kubaho, dukomezanya n'inkotanyi urugamba rwo kwiyubaka. Tujya ku mashuri turiga. Ngewe ubwo muri 1994 nari nsibiye mu wa 6 kandi nari umuhanga, ntago gutsinda byabagaho. Twararokotse tujya mu mashuri turiga. Ubu narize ndangiza sogonderi, niga na kaminuza. Abana banjye mfite abana 4 bariga bose,
ni abahanga. Umwana ariyigira agatsinda akajya ku ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane. Twariyubatse, mfite urugo, mfite umuryango, abavandimwe twarokokanye bose nagiye mbashyingira ndabubakira. Ubu mfite abana dufitanye amasano abiri. Hari abana mbereye nyirarume nkaba ndi na sekuru, kuko ninjye washyingiye abo bashiki banjye. Ibyo byose nabifatanije n'inkotanyi, kwe zitahaba ntaho nari kubikorera. Ubu rero turi amahoro, turi mu gihugu cyiza, ibintu dukesha imiyoborere myiza. Impamvu tuba tuvuga ubu buhamya nk'ubu mvuze ntabwo ari ukuzura kaboze, ni ukugira ngo abana bacu bamenye ikibi twabayemo, bamenye icyatubayeho, bamenye icyo birinda. Nituvuga ngo never again, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo ibi ntibizongere, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo twamaganye ingengabitekerezo ya jenoside n'igisa nayo cyose cyatuma u Rwanda rusubiraho rwavuye, abana bumva icyo tuvuze. Bana bacu abakiri batoya, igihugu ni icyacu, ntabwo dukwiye kumva amabwire y'abadusenya, ahubwo dukwiye kumva inama z'abatwubaka. Tukubaka u Rwanda rwacu rukomeye ruzaramba, abana bacu bakazakomeza kubaho mu gihugu cyiza nk'iki turimo dukesha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka. Urakoze Bwana Tonest kudusangiza ibihe bitoroshye mwanyuzemo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mukomere. Mwarakoze kandi kudaheranwa n'agahinda, mukaba muri gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda twifuza. Muri aka kanya twagira ngo twakire abanyeshuri bo mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo batugezeho indirimbo baduteguriye. Abatutsi bicurwa agashinyaguro, turibuka ya minsi y'imibabaro, ubwo Abatutsi bagwaga mu biganza by'umwanzi, amarira agahinda bikwira u Rwanda. zizashira ubumwe bwacu ntibugire
abaririmbyi barakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abateraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino, uyu ni umwanya dutegereje kwakira ubutumwa mwatugeneye kuri uyu munsi. Umwanya ni uwanyu. Mwaramutse neza mwese. Ngira ngo mpere ku ngingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste n'amaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye. Ni ukuri abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano, byaba hanze, cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ntibibaho. Tureba aha ntabwo twapfa kabiri.
ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abari bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho, uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva, batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today, we gather again in remembrance to everyone present and watching online. Thank you for joining us on this important day. We deeply appreciate the friends who join us every year in person or in spirit without fail. I thank the survivor who has just spoken. These testimonies keep memory alive for all of us and for those who will follow us. Kwibuka carries profound meaning for our nation. It is how we confront and overcome the divisions that nearly destroyed us. This day empowers us all. We draw on the strength of survivors who provide the reservoir of humanity that feeds our nation's soul. To all survivors, know that you are not alone. We stand with you always. Everything we have achieved was only possible because all Rwandans decided to join hands in a common purpose. We honor the role played by every Rwandan in our country's rebirth. The reality of the genocide is clear for all to see. The ringleaders were convicted in international courts with rigorous evidence. The Gacaca
process documented the course of the genocide in every single village and neighborhood in Rwanda. Over 50 million handwritten pages were produced during the 10 years of Gacaca. Right here, where we are standing, 250,000 victims of the genocide are laid to rest. And in 2018, the United Nations General Assembly adopted a resolution that called the genocide against the Tutsi by its proper name, with the support of every member state but one. The truth is undeniable, and yet we still find people sowing doubt and twisting the facts up to today. This is not just a matter of ignorance, but something much deeper. It means that the risk of seeing history repeat itself is a constant danger. If we allow ourselves and our friends to become indifferent. Genocide denial begins long before the genocide itself is committed. There is a pattern of looking away from the warning signs or taking them lightly. Hate speech turns into hate acts, dismissed as expressions of popular discontent. Behavior that should be immediately condemned is rationalized and minimized. The preparations are masked by narratives of popular grievance and fear. In the process, a moral equivalence is created between the targets of the genocide and the planners of it. All of these elements were present in our own story. There are some who pretend that the genocide against the Tutsi was a spontaneous event. That's not true. It was carefully prepared and carried out in plain sight. Regrettably, some who spoke the truth at the time, and who were even eyewitnesses, later became peddlers of distortion, mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated in hate. Weapons were imported in large quantities, and Rwandans who opposed it were threatened or killed. Before 1994, communities were subjected to waves of smaller massacres meant to normalize the killing
and also to measure the reaction of the wider world. And with only a few heroic exceptions, the world was unconcerned until it was too late. In the early 1960s, after countless Tutsis were killed or forced into exile, international voices such as Bertrand Russell, to name just one, described it as systematic extermination. The pattern continued in the 1980s and early 1990s. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest were targeted in organized attacks, in 1993, a commission led by Jean Crabonnier investigated these atrocities. After documenting mass graves and the involvement of state authorities, they concluded that a genocide was being prepared. In the same year, the UN Special Rapporteur, Bakri Weli Ndiaye, warned that organized propaganda portraying the Tutsis as enemies was spreading openly, helping prepare the population for mass violence. In January 1994, the command of the United Nations mission in Rwanda sent a fax back to headquarters in New York with detailed intelligence that in Interahamwe were stockpiling weapons and compiling lists of Tutsis to be killed. He was then ordered to share the information with the very government which was preparing the genocide and to take no further action. And sadly, the reaction today is no different here in our region. And you can see it right before our eyes. When the genocide began, the nature of the crime was immediately obvious. All Tutsi were targeted because of their identity. Nowhere was safe, including churches and schools. That horrific reality only underscores the humanity and the courage of the Rwandans who took risk to provide hiding places for their fellow citizens. The reaction of the international community was to evacuate foreigners and withdraw most peacekeepers. At Eto, Kichikiro, when the peacekeepers withdrew, thousands of desperate Tutsi were left to die. Such scenes were repeated across
the country. If these forces had instead been supported to protect Rwandans, the killers could have been deterred and many people would still be alive. The lives saved by the United Nations peacekeepers who were allowed to remain makes clear how much more could have been done with political will. Even as the killings accelerated, the language used to describe what was happening itself became a matter of calculation. Genocide is defined in international law precisely to create an obligation to act. To witness such a crime and deliberately refuse to use the term is, in effect, genocide denial, perhaps even a form of aiding and abetting. The technology existed to disrupt the radio broadcasts that directed the killings. The planes capable of jamming those signals were available. Officials even calculated the hourly cost of the mission. In the end, the operation was deemed to be too expensive and potentially also a violation of Rwanda's sovereignty. So the cost was more it became too expensive. It was more expensive, especially when in their minds, those lives are really worthless. So our lives were worth nothing. That's fine. For Rwandans, the lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, they are not worth saving. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army that led the campaign against the genocide and ended it. Our deepest source of grief was always that we could not arrive earlier. This is a simple truth of history, which many today still have reservations about acknowledging, for reasons we do not and maybe will never understand. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces, RDF, was forged in those dramatic moments. It guides the conduct of our forces
who serve abroad excuse me, in peace-building missions, earning universal respect. Indeed, no sanctions or insult from outside can ever tarnish the honor and integrity of Rwanda's defense and security forces, who are among the finest that can be found anywhere. I look forward to raising this matter of sanctions at the highest level to understand the basis for such an injustice. Rwandans understand the cost of tolerating extremism, and our central security principle is to put the protection of civilians first. After the genocide, Rwandans chose to rebuild our country together. With that came a promise to never let the politics of genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering. All of that is just noise. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. It cannot happen. And I'm saying this not just as a person. And I'm just saying it because I know every Rwandan, young and old, is as determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, Rwandans faced constant criticism and many attempts to twist our history. But the power we will always have is to use our minds to see the truth and our voices to speak up when something is not right. You can never silence us in whatever form. We must be clear about the dangers that remain. When the genocidal government collapsed in July 1994, the soldiers and the militia fled across the border into DRC, forcing millions of civilians along with them. Inside the camps, they organized into what is now known as FDLR and launched a sustained cross-border insurgency against Rwanda, claiming tens of thousands more lives. This was the period known
as the Abacengezi insurgency, and the western border was only fully secured by the end of the 1990s through the combined efforts of our army and the brave residents of those areas. And since then, our defensive measures have been aimed at ensuring that such attacks can never again be made across our borders. This is not a problem that should be left to Rwanda alone. Doing so only rewards those behind the threats, while Rwanda is penalized for standing up for itself. Imagine a farmer whose field catches fire. At first, the flames are small. A few neighbors think it does not concern them. Others say the wind will change and the fire will die out on its own. So they watch and wait. But the wind does not change. Meanwhile, a pyromaniac is secretly adding fuel to the fire. So the fire spreads from one field to another, and then into the forest and the towns and beyond. Only then do people run with the buckets of water and call for the establishment of a fire department. Africans, more than most, should understand that the danger of moral passivity in the face of hatred and violent extremism. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority of the world's active conflicts. In 1994, Africa's collective institutions also failed to respond. I say this because the call for African sovereignty, legitimate and necessary as it is, must also mean that African institutions act decisively when Africans are at risk. Bad actors must not be allowed to hide behind the principle of sovereignty, to evade responsibility for abuses or deny citizens their rights. We cannot afford to repeat the mistakes of the past.
Genocide ideology is still spreading in our region. Left unchecked, it has the power to take us all backwards again. There are those who claim that Rwanda exaggerates, these concerns, or that we have ulterior motives. This is not only false, it exposes the deep cynicism that led to the tragedy we commemorate today. What sustains Rwanda today is the unity of Rwandans and the convictions that, like all people, we have the right to live in safety and dignity and at peace with all our neighbors. What we ask is for partners to join with us to fight extremism, rather than punishing Rwanda for defending itself. We owe future generations of Rwandans more than survival. They deserve to inherit a secure, united, and bold country and an integrated and confident Africa. We invite you to stand with us in remembrance and also in action. I thank you for your patience and kind attention. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ubutumwa budukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo igihugu cyacu kimazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, Walk to Remember, ruri butangirire ku Karere ka Gasabo, rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka Night Vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mumfashe duherekeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame.